Tuguhaye ikaze wowe ufunguye iyi video, tugusaba gukora subscribe kuri Zafilm TV. Uyu munsi turagaruka cyane kuri filime y'uruhererekane ica ku rubuga rwa YouTube kuri channel yitwa Killerman Empire. Iyi filime imaze igihe kitari gito ica kuri iyi channel. Muri iki gihe kandi yazamuye abakinnyi benshi, izamura n'amazina akomeye mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Ndahamya nashidikanya ko bamwe muri mwe umukinnyi Nsabi ariho mwamumenyeye, umukinnyi kazi Miss Nyambo ko ariho benshi mwamumenyeye, yewe n'andi mazina akomeye nka Sopa uzwi cyane akinana na Mitsutso. Ntitwakwibagirwa kandi Periperi, umukinnyi ukinahura n'ibibazo mu rukundo, aho umutima we ntiwaba warakomerekeye muri filime. Jya muri comment utubwire. Uyu munsi twifuje kugaruka kuri bimwe mu bibazo buri muntu yakwibaza, buri muntu ukurikirana ino filime. Ese uramutse ukunzwe n'umukozi wakoreshaga wamwemerera urukundo? Aho ndabaza nka Nsabi. Ese uramutse ukunzwe n'umukire ariko akiyumanganya nyuma akazabikwereka mu bundi buryo, cyangwa ukabimenya amakuru yabwiwe na bagenzi bawe cyangwa bikwibwiriye, wamufata nk'umubeshyi? Aho ndabaza nka Nyambo. Tukiri kuri Nyambo, wakibaza uti ese uramutse ukunzwe n'umuntu uzi ko abona wowe utabona, aho ntiwabifata nk'aho akubeshya? Iby'isi kandi bigumya ari amayobera, kugeza aho usanze wakundaga gusa mwamara kubana akakubohora. Turebeye urugero ku byabaye kuri Periperi, nyuma y'aho ageze ku umugabo akamucunaguza koko. Ese wowe uramutse utewe inda n'umuntu wakundaga kandi wabonagamo icyizere cy'ahazaza, muzabana mukabyara, ukagira abuzukuru n'ubuvivi, se wahitamo kumusiga? Jya muri comment utubwire. Rimwe na rimwe kandi buri gihe biba ngombwa ko ukurikiza amategeko y'umubyeyi. Se umubyeyi aramutse aguhitiyemo umukunzi, kuri we ari ikosa yaba akoze? Cyangwa se wabifata nk'aho ari kukwinjira mu buzima bwawe bwite? Jya muri comment kandi utubwire. Wowe nk'urubyiruko ubundi ugiye gukunda ugendera ku ki? Jya muri comment utubwire. Iyi ni Zafilm TV, komeze mukore subscribe.